Reka mbasangiza amateka n'ubuhangange bw'imodoka perezida Paul Kagame akunze kugaragaramo mu bihe by'amatora. Ni inkuru utazumva ahandi ku buhangange bwa Land Rover Defender. Urasoza iki cyegeranyo umenye ikoranabuhanga ridasanzwe risigaye ryubatse Land Rover Defender 130, igituma ikundwa n'ibikomerezwa mu isi n'impamvu inzego z'umutekano cyane cyane za gisirikare zikunda kubi. M to TV or W, for you to be informed, entertained, all with love. Land Rover Defender ni imodoka utuma ahantu hose ku isi ikajyayo nta nkomyi. Imodoka upakiramo abasirikare n'intwaro zabo mukajya ku rugamba. Izirikwaho imbunda ziremereye ikajya ku rugamba. Mu gihugu cya Indonesia bazikoresha mu kuzirikaho intwaro ziremereye zicira misile zihanura indege ndetse zikarinda n'ikirere, anti-aircraft missile system. Ni urugero rwiza rw'imodoka yakoreshejwe mu kurwana amagana y'intambara za gisirikare mu isi. Nta ntwari itarikorera, nta n'imbunda za gisirikare itarazirikwaho. Byakugora kuvuga imwe mu modoka zikomeye ku isi kandi zakunzwe gukoreshwa mu mirimo ya gisirikare ngo yibagirwe Land Rover Defender. Land Rover Defender ikirangire mu mbaraga no kwizerwa, ifite amateka y'igihe kirekire akubiyemo imyaka myinshi. Mu ntangiriro yakozwe nk'imodoka y'akazi ku ngabo no ku baturage basanzwe. Urukurikirane rwa Defender rwabaye ikirango cy'ubuhangange bwo kugenda mu nzira zigoranye. Land Rover Defender yabaye imodoka yifuzwa cyane n'abakunda gutembera, imiryango itanga imfashanyo mu nce zigoranye kugeramo. Abashakashatsi mu bidukikije bakunze kuyifashisha mu kugera mu duce tutaragerwamo n'abantu. Imbaraga za moteri yayo n'uburyo bwo kugenda mu nzira zose byatumaga ibasha kugenda mu butayu, amashyamba no mu misozi. Imiryango nka Croix Rouge n'umuryango w'abibumbye byakunze kuyikoresha kugira ngo bigeze imfashanyo mu bice bitagerwaho n'abandi. Yakoreshejwe henshi ku isi nk'ingobyi iheka abarwayi. Mu mwaka w'1992 ikigo cya Land Rover cyasohoye ubushakashatsi bwemeza ko 70% y'imodoka Land Rover yakoze zose kuva yavuka mu 1948 zari zikiri gukoreshwa hirya no hino mu mihanda y'isi. Land Rover Defender ni imodoka y'umutamenwa mu isi y'Abongereza, yavutse mu gihe cy'agahinda n'intambara y'ivuka ry'ibinyabiziga bya Rover. Ikaba yarabaye imodoka ntakumirwa mu isi y'ibice biherereye ahatagerwa n'imihanda. Mu ishusho y'umutamenwa igaragara nk'idashamaje. Ikorwa rya Land Rover ku isoko ry'abayigura ryakomeje kugenda ritumbagira uko bukeye n'uko bwije. Mu myaka irenga 40 imodoka Land Rover Defender ivutse n'amaginga iracyakunzwe cyane ku isoko ndetse nta nubwo iteganya kurivaho vuba bitewe n'amavugurura idasiba gukorerwa mu kuryoshya ibyifuzo by'abazihebeye. Mbere y'intambara ya kabiri y'isi, uruganda rwa Rover rwakoraga imodoka z'abadamaraye, luxury cars. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, guverinoma y'Ubwongereza yakomeye ikorwa ry'ibinyabiziga by'abadamaraye. Hashyizweho itegeko ry'uko hazajya hakorwa imodoka zifasha igihugu kwiyubaka ndetse no mu mirimo ifasha ibikorwa remezo. Ibyo byari byo kuko Ubwongereza nabwo bwari bwarashegeshwe n'intambara ya kabiri y'isi. Ibice byinshi byari amatongo yabyaye n'umujinya w'ibisasu byahamenwe na Hitler. Bitewe n'ibura ry'ibyuma bizwi nka steel, leta yashyizeho itegeko ryo kujya bakora imodoka mu byuma byitwa aluminium. Ibi byuma biratandukanye cyane, ni uko ururimi rwacu rugira amagambo make atuma nta nyito twahita tubiha. Umugabo waremye imodoka za Rover, Maurice Willis, yari amaze igihe kinini akoresha mu mirima y'imodoka zakoreshwaga n'abasirikare ba Amerika zizwi nka Jeep. Mu gihe nk'iki neza nibwo yaje kugira igitekerezo cyo gukora imodoka yasimbura iyo Jeep y'Abanyamerika mu mirimo y'ubuhinzi. Ibi byaterwaga n'uko amapiyese spare parts zazo zagoranaga kuzibona iyo yapfaga. Iyo yakundaga guhura n'iki kibazo kuko yari imaze gusaza cyane. Igerageza rya mbere ryo kubaka iyi modoka ryahereye mu kwifashisha igikanka cy'imodoka ya Jeep gishyirwamo moteri y'imodoka yakorwaga n'uruganda yitwa Rover P3. Iyi moteri yari ifite ububasha bwo kwifashishwa mu bikorwa by'ubuhinzi mu gukurura ibyuma bihinga. Iyi moteri yongerewe imbaraga z'umuvuduko yikubye kabiri ku buryo byahise bituma igira imbaraga zikururira amapine imbere n'inyuma, four-wheel drive. Ikorwa ryayo ryakozwe mu buryo bworoheje cyane mu rwego rwo kugabanya igiciro cyo kuyikora bitewe n'uko ubukungu bw'isi bwari bumeze nabi nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Mu minsi yakurikiyeho, uruganda rwasohoye imodoka y'ubwoko bushya nyuma y'amagerageza ku ya mbere. Isohoka nta gikoresho na kimwe cya Jeep kiyiriho nk'uko byari byagenze mu igerageza rya mbere. Iyo basohoye ari ngufi cyane ugereranyije n'iyo bari bakuye igitekerezo y'Abanyamerika ya Jeep. Gusa iyi yari ngari, iremereye kandi yihuta kuyirusha. Yari yubatswe n'ibyuma bya aluminium nk'uko leta yari yarabitegetse inganda z'ibinyabiziga muri iyo myaka.
Iki cyuma cya aluminium cyari cy'agaciro cyane muri iyo myaka kuko nta mugese cyafataga. Ibi byatumaga imodoka zakorwaga zarabashaga kuba mu byago byose by'imihindagurikire y'ikirere ndetse zikajyanwa hose. Umugese ntiwashoboraga kuzitinyuka. Ivuka rya Land Rover ya mbere, Land Rover 1. Land Rover Series 1 mu 1948 kugera mu 1958. Igisekuru cya mbere. Imodoka yitwa Land Rover Series 1 yashyizwe ku mugaragaro bwa mbere mu 1948. Mu 1950 imodoka za Land Rover zimwe zari zisigaye ziteranyirizwa muri South Africa. Abaturage bo mu Bwongereza bishimiye cyane iki gitekerezo cy'imodoka yifashishwaga mu bice bidafite imihanda cyangwa bifite imihanda idashobotse. Yabaye ikirango cy'igikoresho cyo kwifashisha mu buhinzi. Ukuri benshi batazi nuko izi modoka mu gihe cyazo zivuka zaterwaga irangi ry'ibara ry'icyatsi cya gisirikare ryari ryaragenewe gusigwa indege z'Abongereza mu gihe cy'intambara y'isi. Kubera itunganwa ku ndege z'intambara ryari ryarahagaze, ibikoresho byifashishwaga kuri zo harimo amarangi ya gisirikare byatangiye kujya bijya ku mamodoka. Land Rover seri ya mbere bwa mbere ikorwa yubakanwe moteri y'ibitembo 4 4 cylinder inywera kuri litiro 1.6. Byageze mu 1950 imaze kuvugururwa inywera kuri litiro 2. Mu 1951 washoboraga kugura Land Rover ikururira imbere n'inyuma, 4-wheel drive cyangwa 2-wheel drive ikururira inyuma gusa cyangwa imbere gusa. Mu 1954 uruganda rwa Rover rwari rusigaye rusora Land Rover ziri mu moko abiri zitandukanyiriza mu burebure. Mbere nyuma y'imyaka 5 uruganda rwa Land Rover ruguzwe n'uruganda rwa BMW. Ni mu BMW itaragira ibihe byiza ku ruganda rwa Land Rover yafashe icyemezo cyo kuyigurisha ku ruganda rw'Abanyamerika rwa Ford. Mu 2001 hasohotse ubwoko bwihariye bwa Land Rover Defender bwari bwahawe akabyiniro ka Tomb Raider mu kwisanisha na filime yari ikunzwe muri iyi myaka yakinwe na Angelina Jolie. Mu 2006 uruganda rwa Ford rwakoze moteri y'ibitembo 4 ifite turbo inywera kuri 2 ndetse hari n'izinywera kuri 2 n'ibice 2 zo gukoresha muri Defender rwari rwasohoye Ability Control. Iri ni ikoranabuhanga rifasha Defender 130 gukomeza guhagarara yemye mu gihe cy'imikorere igoranye. Urugero ni kumukata ahantu habi imodoka ikaba yakibirangura. Iri koranabuhanga ibyo rirabirinda. Igihe ugenda niyo waba uri ku muvuduko mwinshi ugahita ukata mu buryo butunguranye mu ikorosi ntabwo yahinanguka kubera iri koranabuhanga. Yubakanye kamera zireba muri buri gice kiyigize 360 degree kuva hejuru, munsi, inyuma n'imbere hose ziba zihareba. Wide sensing iri ni ikoranabuhanga rikwemerera kuyambutsa ahantu hari amazi menshi nta nkomyi. Iyo iri kuyambutsa umugezi, iri koranabuhanga rigenda rikwereka uburebure bw'amazi imodoka irimo ndetse naho ari kugera hanze y'imodoka. Ibi gufasha kubona niba wakomeza ukambuka cyangwa wasubira inyuma kugira ngo imodoka itarengerwa. Mu nzira nyabagendwa iyi mihanda isanzwe ya kaburimbo, Defender 130 yubakanye ikoranabuhanga rifasha uyitwaye kuba atananirwa cyane mu gihe yaba yakoze urugendo rurerure. Ifite touch screen nini cyane imbere kwa shoferi aho twarareberamo ibintu byose, harimo ibimenyetso bimuyobora n'amakarita amuyobora mu rugendo igihe ataruzi. Harimo screen ihuzwa na telefone yawe, ibyo wayikoreragamo ukabikorera kuri iyo screen. Igihe itwaye ukaba hari ikintu ugiye kugonga mu buryo butunguranye iyo ubwayo irihagarika ntukigonge. Yaba imodoka, inyamaswa mu muhanda cyangwa umuntu ntabwo ikwemerera kumugonga. Igihe hari ikintu kiguturutse inyuma kigiye kukugonga, Defender 130 ihita ubwayo yiyongerera umuvuduko ugihungisha icyo kintu kigiye kuyigonga. Yubakanye ibikoresho bitanga umuziki byo ku rwego rwo hejuru. Irimo ibikoresho bifasha gushyushya intebe zayo mu gihe cy'ubukonje hanze cyangwa zigakonja mu gihe hashyushye utiriwe uyibitegeka. Ibi byitwa Climate Control System. Uyirimo ahumeka umwuka mwiza uyunguriye cyane. Yubakanye ikoranabuhanga ryo kuzana umwuka mwiza mu modoka igasohora umubi hanze. Land Rover Defender 130 y'umwaka wa 2024 n'umwaka wa 2025 zifite moteri ziri mu moko abiri. Hari Defender 130 ifite moteri ya P500 y'ibitembo 8, ni V8 engine inywera kuri litiro 5.
ikagira horsepower 518. Izi ni ingufu za moteri. Urugero rwakumvisha izi ngufu za moteri za horsepower 518 ni uko ifata umuvuduko w'ibirometero 100 ku isaha mu gihe cy'amasegonda 4 gusa. Ifite ubushobozi bwo kugenda ibirometero 300 mu isaha, mu gihe urugendo rwa Kigali Rusizi rungana n'ibirometero 234 na metero 400. Imodoka zisanzwe zirugenda amasaha 5 n'iminota 34. Defender 130 yambaye moteri ya P500 ifite ubushobozi bwo kuva i Kigali ikagera Rusizi mu minota 46 n'amasegonda 53 igihe nta cyayitambitse kandi yafatiye ku muvuduko w'ibirometero 300 mu isaha. Ubu bushobozi irabufite nubwo bisa nkaho bitakunda mu mihanda yo mu Rwanda bitewe nuko ifitemo amakorosi menshi asaba kugenda ugabanya umuvuduko. Hari Defender 130 yambara moteri ya P400 MHEV Mild Hybrid Electric Vehicle. Ifite ibitembo bitandatu V6 engine, inywera kuri litiro 3, ikagira imbaraga za moteri arizo horsepower 395. Ubu bwoko bwa moteri muri Defender 130 ntabwo bunywa cyane ugereranyije n'ubwa mbere. Ubu bwubakanye ikoranabuhanga ryo kwifashisha ingufu z'amashanyarazi igihe igeze nko mu bisozi cyangwa ahantu asaba ingufu za moteri. Gusa moteri ya P500 irusha ingufu mu buryo bwose moteri ya P400 MHEV. Defender 130 iraremereye cyane kurusha nyinshi mu modoka wabuze. Defender 130 ipima toni 2 n'ibiro 763. Irusha ibiro Toyota Land Cruiser V8 kuko ipima toni 2 n'ibiro 495. Irusha ibiro Mercedes Benz G-Wagon cyangwa se G-Class abenshi mwita barabasi iyo mubonye ikirango cya B imbere. Yo ipima toni 2 n'ibiro 449. Defender 130 inarusha ibiro Range Rovers nyinshi zirimo Sport ipima toni 2 n'ibiro 313. Iyo ugenda ibitsindagiye hasi ku buryo umuvuduko wose wafata cyangwa ahantu hose wakata byagorana kwihirima. Kimwe mu bituma iyi modoka ishobora gukundwa na Perezida Paul Kagame mu bihe byo kuzenguruka igihugu cy'u Rwanda mu bihe byo kwiyamamaza harimo ko iyi modoka yagenewe kugenda mu bice by'imisozi yaba bifite imihanda mibi cyangwa se n'ibitayifite. Uyitwaye cyangwa se uyicayemo wese agenda yicaye neza nta kibazo afite. Nawe niba wumva wishoboye cyangwa wumva ufunze neza udanangiye wazayigura kuko yaba ari amahitamo meza y'imodoka mu Rwanda ishoboye imiterere yaho. Mbaye nisabiye umunyenga kumujejeta faranga uyitunze cyangwa uteganya kuyigura. Mbaye mushimiye. Ni nansoreje iki cyegeranyo. Ni ibiki bidasanzwe umenye kuri Land Rover Defender? Ni ibiki uyikunzeho? Tanga ibitekerezo cyangwa inyunganizi ku modoka twazabakoreraho ubutaha muri comment. M to TV or W for you to be informed, entertained, all with love.